Mu karere ka Muhanga hari umugabo wo gushinzwe kwigomeka kuri leta. Nta wundi ni Nyabyenda Emmanuel ukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umurenge Rugendabare. Bamuhaye konfikasiyo imuhamagaza kwita baranga. Baramushatse rikada ngo asuzuguye imiya w'akarere n'izindi nzego. Ibaza umugabo witwa Kari umukire ariko akaba yananze gutanga imisoro. Yacukuye imirimo y'abaturage ngo nta byangombwa afite. Inzego ziritambika ariko wapi kandi ngakaza akora kanyonyije n'amategeko kuko gapfiramo abantu. Ariko ibyo ntaga byumva. Uyu mugabo ushinzwe bino byaha ubundi aziriki. Reka tubinyuremo ntago dutinda. Abanyamakuru bamamagara kuri telefone ariko ntayifate. Bamuhaye ubutumwa ariko nta busubiza. Kuki umugabo ashinzwe kwigomeka kuri leta? Reka tubivugeho. Nyabyenda Emmanuel ukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umurenge Rugendabare arashinzwe kwica amabwiriza y'ikigo gishinzwe mine, petrol ndetse na gaz RMB. Akiba uburenganzira bwo gucukura kandi nta ruhushya afite ndetse akicana n'amategeko atandukanye. Yasuzuguye ngo miya w'akarere. Uyu mushoramari kuri company yitwa Rugendabare Mining Company Limited RMC ikaba ishinzwe gucukura amabuye y'agaciro. Ni company ikomeye cyane ngo hashize imyaka igera kuri 2 RMB ifashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga mwe mu birombe bacukuramo amabuye y'agaciro bakoraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bamwe mu baturage bavuga ko kuva kino cyemezo cyasohoka uyu mushoramari atigeze arekera gukora, hakaba hashize imyaka hafi 2 yose acukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse bigashyira mu kaga ubuzima bwa mwe mu baturage, bakanamushinja kwangiza ibintu byinshi bitandukanye. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko imikoro y'abanyamigabane b'iyo company RMC akarere kamenyeshiribu ndetse na RMB ko iteje umutekano muke muri kano karere. Ati tariki ya 1 Kanama 2024 nibwo ikigo gihugu gishinzwe mine, petrol ndetse na gaz RMB cyasheshe uruhushya rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwa Rugendabare Mining Company Limited. Kugeza muri RDB bigaragara ko iyi company igizwe n'abanyamigabane babiri aribo CVM ya Nyabyenda Emmanuel ndetse na Evergreen Treatment Limited. Kayitare kandi avuga ko uruhushya RMB yasheshe rwaga RMC uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta, gasegereti ndetse na wolfram bakaba barabicukuraga muri Muhanga ndetse na Ngororero, ariko irwambira byirengagizira basuzugura cyane ikomeza gucukura amabuye y'agaciro mu mudugudu wa Twabumbongo wo mu kagari ka Nsanga murenge wa Rugendabare mu karere ka Muhanga. Ubwo abanyamakuru bagiraga iyi company ikorera, abanyamakuru basanze abakozi barimo gutunganya amabuye y'agaciro, abasekirite bambaye impuzangano ziri icyapa cy'iyo company ndetse ngo n'indani ziriho ibirango bya Rugendabare Mining Company Limited site ya Temba. Abangaba bakimara kubahasanga bahise bavugisha ukuri, bemeza ko bakora yitwa Nyabyenda Emmanuel kandi ko akunda kuhaza, ariko kuri site hasigwa uwitwa Ephraim ukurikirana ibikorwa by'umunsi ku wundi. Umwe yagize ati dukora Nyabyenda. Ephraim ndiye mucungamari umureberera, tugemura kuri depara ku munara. Abacukuzi bavuga yuko bacukuramo amabuye y'agaciro iminsi 7 mu cyumweru, bakaruka ku cyumweru gusa kandi ngo buri mucukuzi abona amafaranga menshi. Igitangaje ngo bana bacukuzi barabibahishe, ntabwo gize basobanura ko nawe ushyira umwemera gucukura amabuye rwose afite, ndetse bavuze ko abaye nta byangombwa yaba afite yabarashoye ibikorwa binyuranyije n'amategeko kandi bigize ibyaha. Ngaye amabuye bacukura bagurisha mu buryo bw'amagendo, nta misoro batanga, ngo nta bwishingizi bw'abakozi batangira kandi bangiza ibidukikije buri munsi ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye. Ibaze ko ngo abaturage bangirikiramo. Abanyamakuru ngo bamagana inshuro zirenze imwe mu minsi itandukanye Nyabyenda Emmanuel, ariko telefone wapaka nka kuyifata ndetse bakamu butumwa bugufi SMS ariko ntabusubize. Meya w'akarere Kayitare ayabwiye itangazamakuru ko Rugendabare Mining Company Limited idafite uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro kandi avuga ko bamenyeshe RMB ndetse na RIB ko ibikorwa by'abanyamigabane b'iyi company muri aka karere biri gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yagize ati kugeza ubu RMB twayimenyesheje ko hano hantu hakomeje kuba umutekano muke ndetse na RIB igaragariza ko imikorere y'abo bantu irimo guhitana ubuzima bw'abaturage kugeza naho hari abaturage bitaba Imana, ndetse ko dusaba inzego zibishinzwe ko zabikurikirana hanyuma ubifitemo uruhare aganwa nk'uko amategeko abiteganya. Ingingo ya 33 y'itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'amakariyeri atandukanye ivuga ko umuntu ku giti cye ukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nta ruhushya afite abakoze icyaha gikomeye cyane. Iyo bihamijwe n'urukiko arishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 niyaza bitari munsi ya miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko itarenze miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo ubwo bucukuzi bukozwe na societe ifite ubuzima gatozi, koperative, societe yabyawe n'indi, ubufatanye mu bucuruzi cyangwa se ikigo gifite ubuzima gatozi, bihanishwe yaza bitari munsi ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko itarenze miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko kandi rushobora gutegeka ko iyo societe ifite ubuzima gatozi, societe yabyawe n'indi, ubufatanye bw'ubucuruzi cyangwa se ikigo gifite ubuzima gatozi biseswa. Bamwe mu batanze amakuru ku bitangazamakuru bitandukanye ko Rugendabare Mining Company Limited ifite uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro, nyamara ingingo ya 36 y'itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na kariyeri iteganya ko umuntu ku giti cye wemera ko ubutaka bwe babucukuramo amabuye y'agaciro nta muntu wifitiye uruhushya abakoze icyaha gikomeye cyane. Iyo bihamijwe n'urukiko rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe nihaza amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 25 ariko atarenze miliyoni 50 y'u Rwanda. Ngaye ngukorera inyungu ngo Nyabyenda Emmanuel baramubuze kandi company ikora buri munsi, abakozi babasangamo bakora bakavuga bakora bamamagara bakamubura
ngo yasuzuguye imiya n'izindi nzego zitandukanye kandi ngo bapfiramo n'ibindi bikorwa remezo bikangirika. Ngaye ngo kora kugeza ubu uyu mugabo karimo guhigwa ndetse kugeza mu ginga bakaba bataramufatisha. Ngaye ngo kora ngibyo bari mu karere ka Muhanga murenge Rugendabare. Mbaganira agace mu nyina cyari Nyabare Obed nange n'isoko y'amakuru ruteza amatwi. Obi Time News.